Shalom shalom bene data ndabashuje mu izina rya Kristo Yesu ndabifuriza amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana. Uwiteka Imana bishimire abarebe neza bagirire neza abiteho abitwararike. Haleluya. Turashima Imana kwituremeye undi munsi mwiza nkunda kubivuga tujye dushima Imana uko bukeye uko bwije kuko nta mahirwe Imana ibiduhaye. Hari benshi rwose ababa batambutse baba bararanye imigambi myiza myinshi bafite za gahunda zidasanzwe ariko bakaryama ntibabyuke. Kuki twe tutashima Imana twabyutse bene data? Dufite impamvu rero yo gushima Imana. Uwiteka Imana shimwe ko yandinze namwe akabarinda tukaba tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Murumva atari amahirwe bene data? Murumva tudakwiye gushima Imana? Imana rwose ni ishimwe nihabwe ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu. Ni wa mwanya wacu rero kandi mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga dutumira Imana kugira ngo ibe hagati muri twebwe. Aho babiri cyangwa batatu bateraniye ibiri hagati yabo. Jewe nawe na runaka Uwiteka araba hagati yacu kugira ngo bigende neza. Haleluya. Mwuka wera nawe arahari kugira ngo adushoboze. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye Mwami Imana yacu, turaguhimbaje Data wa twese uri mu ijuru. Imana ikomeye cyane, Imana y'urukundo, Imana iturinda ikatugirira neza, Imana idasinzira, Imana itatureka, Imana itatwibagirwa, Imana itubera amaso ikatugirira neza. Turagushima ko waduhaye undi munsi Mwami Imana ngo tunezererwemo, twongeye umunsi wo kubaho mu buzima bwacu. Nuhabwe icyubahiro n'andi mahirwe Mwami. Haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka kuko turacyari bazima. Nuhabwe icyubahiro Mwami Imana. Ndasengera rero uyu mwanya tugezemo kuganira ku ijambo ryawe, turagutumiye ngo ubane natwe. Mana ikomeye, twigishe utuganirize imitima yacu yagukiye kumva icyo uvugana natwe Mwami. Ngewe n'abakunzi ba Anaweza twiteguye kugendererwa nawe no kuganirizwa nawe Mwami. Turagukunda, turagushakashakana umwete. Mana nubane natwe, utugirire neza, uduhe impamba yo muri uru rugendo turimo rwo kuri isi kugira ngo tubashe kugendera mu nzira zawe zishimwa nawe. Udufate ukuboko Mwami, udushoboze kuko twebwe ubwacu ntacyo tubasha gushobora, ariko turi kumwe nawe Mwami tubasha gukora cyane iby'ubutwari. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami Imana, utangiranye natwe kandi kuza gusozanya natwe. Icyubahiro ni cyawe Data mwiza mu izina rya Kristo Yesu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe rero bene data. Ubashije kuba uri hafi ya Bibiliya, wafata Bibiliya yawe tukaganira ku ijambo ry'Imana. Utabishoboye waryumva niba uri mu modoka uri ku kazi, waza gutaha ukarisoma ijambo tugiye kuganira kugira ngo urushizeho kurihishurirwa. Iyo burya wisomera ijambo ry'Imana Umwuka wera aragusanga akaguhishurira ibirenze ku byo umwigisha yigishije ukaryumva cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo izabura aho inyura igutabara. Ntabwo izabura aho inyura igutabara. Uriho urashakisha inzira, uhura urareba uko wabigenza, uragoswe hirya no hino, ntabwo ubona ubutabazi, ntuzi aho byanyura, ntuzi aho gutabarwa kwaca, urabona byararangiye, urabona bidashoboka. Naje kukubwira ngo ntabwo izabura aho inyura igutabara. Aho Imana yashaka niho yacisha ubutabazi bwawe. Wiyishakira inzira, wikwirwanirira, wikugeragereza, wowe yihanga amaso uyizere, ntabwo izabura aho inyura igutabara. Haleluya. Imana ifite uburyo yakoresha, aho yashaka niho yacisha, uwo yashaka niho yakoresha, yavuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Naje kukubwira mwene data ngo Imana ntabwo izabura aho inyura igutabara. Irabishoboye, ibeshaho byose, tegeka byose, iravuga byose bikumva. Ntabwo izabura aho inyura igutabara. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ububasha. Mwene data humurizwa no kumenya ko itazabura aho inyura igutabara. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Haleluya. Iri jambo niri kubera inkomezi, niri kubera inyunganizi. Nuhumurizwe n'ibyo yuko Imana itazabura aho inyura igutabara. Iracyafite kukugirira neza. Mwene data kuva ukiri muzima haracyariho kugendererwa n'Uwiteka, haracyariho gutabarwa. Ubutabazi buracyari umugabane wawe.
umurage wawe ni uwo kugirirwa neza n'Uwiteka. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwawe. Haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka mwene data. Haleluya. Kuva ukiri umuzima, kuva ugihumeka, itegure kubona ineza y'Imana ku buzima bwawe. Ntabwo izabura unyura mwene data. Haleluya. Wiyishakira inzira, irabishoboye. Niyo kwizerwa, ni nyembaraga y'Imana, irashoboye. Haleluya. Ntabwo izabura unyura rero gutabara. Reka dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cya Yesaya, tugendane abasomyi ba Bibiliya. Haleluya. Ye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya, ibice 55 guhera ku murongo waho wa 8. Haleluya. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Haleluya. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Erega njye Uwiteka nzi ibyo nibwira nzabagirira. Haleluya. Erega ibyo nibwira si byo mwebwe mwibwira. Yesu ashimwe cyane. Ibyo Uwiteka kwibwiraho mwene data si byo wowe wibwira. Uratekereza ibindi, urabona ibikomeye bikuruhije, urabona nta nzira. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye hano muri Yesaya 55 umurongo waho wa 8, niho duhere ngo erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Ibyo Uwiteka yibwira si byo wowe wibwira, kandi inzira ze si zimwe n'izawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Oh, praise be to God. Niko Uwiteka avuga ngo nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Haleluya. Uko ijuru risumba isi, uko ubona ijuru ridafite aho rihuriye n'isi. Yesu ashimwe cyane. Niko inzira z'Uwiteka zisumba izacu, niko ibyo yibwira bisumba ibyo twibwira. Mwene data, inzira z'Uwiteka ni nyinshi. Inzira z'Uwiteka zisumba izawe. Uko ireba bitandukanye n'uko ureba. Uko Umwami Imana atekereza bitandukanye n'uko utekereza. Uko abona ibintu bitandukanye n'uko ubibona. Haleluya. Isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Abantu bose bategekwa n'Uwiteka, bagengwa n'Uwiteka. Imitima y'abami bose iri mu biganza by'Uwiteka. Imana ishatse kugutabara yakoresha uwishatse. Uwo yatuma niwe wayumvira, kuko nta wigomera. Haleluya. Wayigomera wo ngo wakurwa mu nzira. Haleluya. Kandi agahura n'ingaruka zo kutumvira Imana. Rero mwene data, uribaza uzagufasha, uribaza uzagutabara, uribaza aho bizanyura. Ese ninde uzanshakira akazi ko muri iyi minsi ari ikimenyane? Ko muri iyi minsi kubona akazi bitoroshye? Ese abana banjye baziga bate? Ese yewe nzubaka gute? Hariho abantu bagenda bavuga ngo ngo abakobwa beza barabuze, ngo nta mugeni wabona, cyangwa abakobwa bakavuga ngo abagabo barabuze, cyangwa ababyeyi bakavuga ngo ingo z'ubu ziragoye. Reka nkubwire mwene data, cyangombwa ni ukwimika Uwiteka mu mutima wawe. Niba ufite kukugirira neza, kugira neza k'Uwiteka ni kwinshi, imbaraga ze ni nyinshi. Haleluya. Aho yashaka niho yacisha ubutabazi bwawe. Mu gihe abandi bavuga ngo nta bagore beza bakiriho, wazaguha umugore mwiza, kuko inzira ze zitandukanye n'izawe, kandi uko areba bitandukanye n'uko ureba. Ushobora kureba uburanga, nyamara wakareba mu mutima, akakurehereza, akagushakira umugore mwiza, akagushakira umugabo mwiza. Haleluya. Ushobora kubureba abana bawe utazi imyitwarire yabo, nyamara Uwiteka niwe uzi imitima yabo, niwe wabagira inama, niwe wabayobora. Haleluya. Niwe wababuza kugendera mu bidatunganye. Imbaraga zawe mwene data zifite aho zigarukira, ubwenge bwawe bufite aho bugarukira, ariko ubwenge bw'Uwiteka buruta ubwacu, burahambaye. Niwe waremye ijuru n'isi, niwe uvuga bikaba. Haleluya. Niwe ufite kugorora abo bana bawe. Yesu ashimwe cyane. Ninde uzakunshakira akazi? Nzabona akazi gute? Dore ndangije kwiga, mbonye ndangiza, nabwo ndangije bingoye, kwishyura school fees byari bigoye, ko byashobotse kuyishyura. Nuko Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Inzira zose byaba byaraciyemo, ariko Uwiteka yabaye wo kwizerwa. Haleluya. Ko byashobotse mwene data no kubera ukuboko kw'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iyo yabikoze rero, yatangiye umurimo mwiza muri wowe, ni nayo izawusohoza. We warangije kwiga, mubwire ngo Mwami Imana, unshoboje kurangiza kwiga, ni nawe ugiye kunshakira akazi. Akazi muri isi karagoye Mwami, ni wowe ugiye kukanshakira, ni wowe ugiye kunshyira inzira aho ntayibona. Iraje ikoresha umuntu, igiye ituma abantu
Yesu ashimwe cyane. none se ntiyakoresheje igikona kikagemurira nde basomyi ba Bibiliya? Haleluya. Igikona cyagemuriye nde? Cyagemuriye Eliya, aho yarazi ko bidashoboka, ariko ukagezi hariya Kireti azi ko atabona ibyo kurya, ariko Imana imutungisha amazi ya kariya kagezi, ikajyohereza ibikona bikamugemurira bikamushyira inyama. Yewe nako kagezi kamaze gukama, haleluya, kubera inzira nyinshi z'Imana, kubera ko itagira uko ibigenza, Imana ikoresha umupfakazi. Irambwira iti va hano, kano kagezi karakamye Eliya, gutangiye kwibaza no guhangayika wibaza ngo ndabigenza ngiye kwicwa n'inzara n'umwuma n'inyota, sinzi uko ibyanjye bigiye kugenda. Nawe birashoboka ko wibaza ngo sinzi uko ibyanjye bigiye kugenda, sinzi aho ngiye kunyura, banki iraje intereza inzu yanjye, amadeni ni menshi. Eliya nawe akibaza ibyo ngibyo byose, Imana yambwira ngo va hano, genda ujye i Sarefati, hari umupfakazi ntumye ntegetse kugutunga. Imana igitegeka ibikona, igategeka n'abapfakazi. Imana igikoresha utatekerezaga. Hari umuntu uri hariya mu biro, Imana itegetse kuguhesha akazi, itegetse kuri bumugireho igikundiro. Hari umuntu hariya witeguye kugufasha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari uburyo Imana igiye kubigenza. Haleluya. Inzira zayo ngo zisumba izacu nk'uko ijuru risumba isi, hari uko Imana igiye kubigira, hari ibyo igiye kurema. Haleluya. Iyo nzu yawe yari igiye gutezwa, hari umuntu Imana ije gukoresha, hari aho Imana igiye guca kugira ngo uwo muntu abagutije amafaranga wishyure, nyuma yaho iguha akazi. Ese wamenya imigambi y'Imana? Wamenya aho iri buce se? Icyo nakubwira cyo nuko ibyo yibwira kukugira ari byiza atari bibi. Haleluya. Umugambi wayo ni mwiza, y'Imana yibwira ni amahoro, si bibi kuri wowe. Humurizwa no kumenya yuko nk'uko ijuru risumba isi, ariko inzira z'Uwiteka zisumba izacu. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo yibwira bisumba ibyo twibwira, kandi imikorere ye isumba yacu. Impamvu ni iyihe? Nuko isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka, nuko ari wowe waremye ijuru akarema isi, akadendeza inyanja. Ishatse kugutabara yanyura mu nyanja, ishatse yanyura mu kirere, ishatse yanyura ku butaka. Byose ni ibyayo nibitegeka, ni umwami, byose biramwumvira. Aho yashaka rero mwene data niho yanyura kugira ngo igutabare. Ntabwo wayishakira inzira, ntabwo wamenya aho izanyura, nta nubwo wamenya igihe izazira. Icyangombwa ni ugukingura umutima wawe, ukamenya yuko Imana wizeye ari inyamaboko. Cyangombwa ni ukudacogora, kwizera, ukahanga amaso, ukamenya yuko nta kimunanira, nta n'ikirogoya imigambi ye. Humurizwa no kumenya ko atazagusiga, atakuretse. Imana ifite aho yanyura igutabara, izi uko izabigenza, we ntabwo wabimenya, byakuyobeye byagushobeye. Ariko icyo naje kukubwira, komerera ku Uwiteka kuko arashoboye. Haleluya. Imana ibahe umugisha bumvise iri jambo. Turagushimiye Mwami Imana yacu, turaguhimbaza Data, kwijuru nk'uko risumba isi, ariko inzira zawe zisumba izacu, kandi ibyo wibwira bisumba ibyo twibwira. Ndagushimira bene Data ugiye gutabara Mwami Yesu, bari babuze inzira, byabashobeye byabayobeye. Ndagushima ko twese uje kutugirira neza. Kugira neza kwawe ni kwinshi. Nyiringabo Imana urakoze, uri umwami usumba abami, uri umurengezi kandi uri umutabazi. Uri impamvu yo kubaho kwacu Mwami. Shimirwa ko uje kugira neza abakunzi ba Anaweza, bakabona gutungurwa n'ineza yawe. Icyubahiro ni cyawe Mwami. Urakoze, urakoze, urakoze ibyo wibwira ari byiza ku buzima bwacu. Cyubahiro ni cyawe Mwami, mu izina rya Kristo Yesu. Shalom shalom.